Umugisha ufite intego. Esiteri igice cya 4:14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Imana iri mu mushinga, kandi uwo mushinga nta wundi ni ukubaka itorero ryayo. Amateka y'isi yose ni amateka y'itorero ryayo. Ibihe bitandukanye isi yanyuzemo, ingoma nyinshi zayibayemo, byose bifite umwanya wabyo mu rugendo rwo kubaka Itorero Kristo yasezeranye. Nyuma yo gukizwa, icyemezo gikomeye ubasha gufata ni ugufatanya na Yesu kubaka itorero rye. Aho yagushyize hose ni igiko yaguteretseho ngo wubake. Niwe Mwubakisha Mukuru, ariko mu kubaka akoresha abo yaremye. Niwe Mwungeri w'intama, ariko mu kuziragira akoresha abamukunda. Ni ubwiru bukomeye mu mushinga w'Imana. Turi amabuye yubakwa, tukaba n'abakozi mu nyubako. Ibyo twahawe byose, ibyo twitwa byose, n'abo turi bo bose, byose ni ibikoresho tubasha gukoresha mu mushinga uruta iyindi mu isi no mu ijuru, ari wo kubaka itorero rya Kristo. Esiteri amaze kuba umwamikazi, yibwiye ko Imana imuhojeje amarira y'ubupfubyi gusa. Ntiyamenya ko ashyizwe mu mwanya ukomeye ngo azagirire umumaro ubwoko bw'Imana mu gihe gikwiriye. Ubwo Abayuda bagambanirwaga ngo bicwe, yashatse kumvisha Moridekayi ko ibihe umwami arimo bitamwemerera kugira icyo akora, ariko Moridekayi amucyaha bikomeye, kandi Esiteri nawe yemera kumwumvira. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati: "We kwibwira ko yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki." Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati: "Genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami, nirengagije itegeko rye, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke." Moridekayi ahera ko aragenda, abigenza uko Esiteri yamutegetse. Esiteri igice cya 4:13-17. Umugisha waje kuvamo ni uko mu cyimbo cyo kugira ngo Abayuda bicwe, abanzi babo nibo bishwe, naho bo barakuzwa cyane bihereye kuri Moridekayi wagombaga kumanikwa. Ibyo ni byo Imana ishaka ku itorero ryayo. Nuko duhuza imbaraga zacu, ubutunzi bwacu, amahirwe atandukanye dufite, tukabihuriza mu bumwe bw'abana b'Imana kubw'umurimo wayo, kandi ibyo bizatuma itorero rya Kristo riba umudugudu ukomeye utabasha guhangarwa n'amarembo y'ikuzimu. Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Abefesi igice cya 4:13. Bamwe bagizwe abakomeye nka Esiteri, abandi bahabwa ubutunzi nka Yobu, abandi bahishurirwa ibikomeye nka Pawulo, naho abandi baba bakene nka Lazaro, ariko buri wese mu mwanya we azamurika uruhare yagize mu kubaka itorero rya Kristo. Isi yose izayenga, ibirimo bizakurwamo, itorero rya Kristo ni rwo butunzi bwonyine buzayirokokamo. Ibyo twahawe byose ni ibyo kugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa n'iki, dufatanye na Yesu kubaka iby'iteka ryose, ari byo torero rye yaguze amaraso. Dusenge. Mwami Yesu, ndagushima ibyo wampaye, umpe kubikoresha mu kubaka itorero ryawe. Umpe kwezwa kumwe na bene data no kubwira abandi ubutumwa bwiza waduhaye. Mu izina ryawe Yesu. Amen.